Kwanzike katwumve ibye nibizi eme wiriwe neza wiriwe neza cyane Msivan Shafi wana umamagaye neza narindi kuganira ku cyitwa Blue Unity umuvandimwe bita Karuhanga uribuka umuntu yagize gutya bagahuza bikaba umwe bikarangira yambaye jezi ya Man yatarajyaga yambara nita PC Imana iguha umugisha uri imfura cyane Bebaze kari we nahise mfata mu mutwe nyine kubera ukuntu Karuhanga byari byagenze hanyuma ikibaye mu kanya gato gashize niko Jean kumwe n'umutasirikari ambwira ati reka twikoze Blue Unity ku manywa turebe ko bemeze dusesengureho gake twikoje dusanga umuntu bita Peace ariyo rwose manager arimo arakora utuntu tw'utudokima mbere yo gutaha ku isaha y'isa 11 Rikari birangiye ubu ngubu ari butsindi isoko ry'umuntu bita Peace ariyo wese Ikije bintu bavuga mubizi ko umuntu bita Olivis abari muri sare arabizi nato Olivis kandi turi kumubwira tuti mukanya witwa Peace yatashye saa 11 turabizi best nawe uhari afite off ariko ronhe imyambarire yarahagaze nkiyo off noneho bayibwiwe ni ariko witwa best imyambarire noneho ahagaze uwo bita umva umuntu bitari kari maze kumenya ngo yuko ufite ahantu 8 uzi off z'abakozi baho umva imikino gihari wowe dutandukanye ejo nimugoroba munyereka ngurananiwe nguri gusinzira ngurabona amasaha yagiye kumbi abantu bari guhamagara barayifashe zibura umwe bizagorana ndakubwiza ukuri ngoze ko wumva waneza abantu byagufasha iki nandi kukubwira uri kumanuka ama day off ntuzo y'aba best n'abandi nge nandi kukubwira nukuri ko Imana itwa best imyambarire y'uyu munsi bitari karavuze ati ku cyicaro cy'abatasi no ngomba kujyaza mba nice buri munsi dusesengura umupira w'amaguru hoja avuga ati ku cyicaro cy'abatasi aho areka ngokagira ariko noneho bimeze bite ko noneho chef yahageze yo gikoni wambaye ibintu by'amatabura n'ingofero aya harago umuntu ankoreye ikintu biti igiti n'ibitoki bibisi n'igiti kibisi mu minota 8 n'amasegonda 53 none se wari kumbwira ngo saa 3 ndiyo ndakubwiye ngo uzamenya ibyo ari byo nubu utanari ibyo birakureba kuko njye na Karuhanga turiyo murakoze cyane rwose ko magahunda y'umugoroba hanyuma nukuri ko Imana ibaho umugisha hanyuma ikiza gihari nuko cyakwita ninjiramo mu kanya gato ikiza gihari nuko mu kanya ku isaha y'isama yari akazi ufite akagutegereje noneho nyuma y'ako kazi kandi ko yari igikunda amasaha akoze n'ukuntu turushye ndetse turiye twatashye ariko wenda simbigarutseho ahubwo igihari ngira ngo tuganireho witabiriye mu kanya press conference ikipe yitwa Rayon Sport Football Club ikipe yitwa Rayon Sport Football Club iki kiganiro n'abanyamakuru cyakomozaga kuki cyaganiraga kuki ingingo nyamukuru yari yihe twinjizamo dusangiza ibere muri iyo press conference ko abanyarwanda benshi bateze amatwi Fine Sport VAR by'umwihariko radio Metema 93 n'igice kimwe bakeneye kumenya ibibereye hariya ku cyicaro cy'ikipe ya Rayon Sport. Yes, studio murakoze cyane ngira ngo ni ikiganiro cyari buje cyase kibanze ku rugendo rw'ikipe ya Rayon Sport rwerekeza muri Libya Benghazi aho bagomba gukina ikipe ya Benghazi ikipe imwe mu makipe abarizwa muri uriya mujyi ikintu cya mbere abantu bafite amatsiko kumenya no kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport umugongo urahari ikipe ko kiragenda muri condition nziza cyangwa iraza kugenda ipfundikanya ngira ngo nacyo n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwanahereyeho abantu ikintu cya mbere bagomba kumenya nuko umufatanyabikorwa w'ikipe ya Rayon Sport umwiskol bambara mu gatuza ndetse no umufatanyabikorwa mukuru yemeye gukavaringa 70% ibisabwa mu rugendo abisa kandi ubwo 70% urumva zisa nkaho zirangirira mu matike y'abakinnyi ndetse n'abakozi b'ikipe ya Rayon Sport bazaba bari muri delegation uruze ngo 30% isigaye ikipe ya Rayon Sport yayishatsemo ndetse no mu bakunzi bayo uribuka ko habaye Gara Night abantu bakoteza amafaranga
ikipe ibona ubushobozi akaba hafi miliyoni 30. Urumva ko ni ikipe Rayon Sport bije bavuze ko yari yuzuje 100% ariko aho bigeze ndetse nuko bimeze bizeye ko nta kibazo na kimwe kigomba kuba gihari cyane cyane kubirebana n'urugendo. Ntekereza ko ari naho n'abakunzi b'ikipe Rayon Sport bafite impungenge bavuga bati iyi kipe ko twabonye AS Kigali yavuye muri Libya ikagira icyo bita crise financière imwe iteye ubwoba, Rayon Sport nigaruka guhemba bizakunda. Ariko urumva ngicyo kiramara impungenge abakunzi ba Rayon Sport kuko nimba skoro yaguhaye 70% by'urugendo ari amafaranga atari amafaranga bakugurije, ahubwo ari ukuvuga ngo dufite produit nshya, dufite produit turi gupushinga kurushaho, reka bari baherekeza ari bajyana ahantu bita muri Libya. Urumva ni amakuru meza cyane ku bakunzi ba Rayon Sport nimba ikipe itazikoramo cyane kuko ni amafaranga agomba kuboneka biturutse cyangwa se biteye kuri icyo kintu cya cy'umufatanyabikorwa wa Rayon Sport ndetse abafana bose natwe duteranye ikipe Rayon Sport igashaka ubushobozi runaka kugira ngo ikipe igende imeze neza cyane. Hanyuma badutangarije ko ikipe iraza guhaguruka mu Rwanda ejo bundi ku munsi wo ku wa kabiri ku itariki 14 niba ari ku saa 10 za mu gitondo nibwo ikipe izahaguruka mu mujyi wa Kigali, hanyuma yerekeze Benghazi igihugu cya Libya aho igomba gukinira umukino. Ngo ndivuga mvunagura nihuta cyane ikigomba gukurikiraho kugira ngo nice kumenya ngo abakinnyi bimeze bite. Hari abakinnyi bari mu equipe nationale Rayon Sport 7, babiri nibo bisa nkaho biganya kuko abandi bazahagurukana na bagenzi babo ku munsi wo ku wa kabiri, ahubwo hari abakinnyi bari muri Cameroon bazakina no ku wa kabiri. Ngo ndi kuvuga Haruna Musa Majaliwa ndetse n'umusore bita Manu. Aba ngaba bazajya muri Libya bavuye Cameroon, ntabwo bazahagurukana na bagenzi babo, ahubwo bazava Cameroon bahita bajya muri Libya bahurire n'ikipe muri Libya. Ikindi wenda kugenda mvuga kuri headline kugira ngo wenda mpite ninjira mu kanama ndimo, wenda namwe murasigara muri kubiganiraho cyane cyane by'uru rugendo. Ikindi kirenzeho ikipe ya Rayon Sport ifite kugeza ubu mperuka ifite abantu bagera kuri 5 bagomba kwiherekeza mu rugendo b'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Condition no kwishyurira itike ikipe ya Rayon Sport gufasha kubona ibyangombwa ku buryo bworoshye kugira ngo uzajyane nayo nka parti ya delegation, ariko ibintu by'ingenzi babyishyuriye. Ndumva ari ibyo by'ingenzi byagarutsweho cyane cyane ku birebana n'urugendo rw'ikipe ya Rayon Sport. Dépense zisa nkaho ziri covered ngero nk'icya 80%, ameni nk'icya 95%, wenda 5 isigaye niyo bari bakiri gushakisha, ariko urumva ko itateza ikibazo perezida rwose yabitanzeho, yavuze ko biri kiriya nta mvune n'imwe ikipe ifite. Avuga na itinerary y'urugendo, ikipe izahaguruka i Kigali na Ethiopian Airlines, hanyuma bace bave Addis bagiye Egypt, bave mu Misiri bahita bajya muri Libya, no kugaruka bazava muri Libya bace i Cairo mu Misiri, hanyuma bave mu Misiri baza Addis Ababa, hanyuma bahita bagaruka i Kigali, bazahagera ku itariki 17 bavuye gukina ku itariki 15. Urumva ko n'urugendo rutavunanye kandi rutaba mu tifu ku ikipe ya Rayon Sport yakazura umukino bazakina ku masaha ya 2 z'umugoroba ari kuri Stade de Martyrs za Benghazi. Yes. Niba wenda atari ibanga ko kanama ugiyemo nakagamije iki, niba hari aho bihuriye na Rayon Sport? Biri nta hantu bihuriye n'ibyo, kugira ngo ni biri person ibindi bisanzwe ko kandi zanjye, ariko turaza kubivugana off mic. Kako kanama gategura ko ugiye guterekeza mu rugendo gitaraganya rujya muri Libya ko nabivuze ko bitazoro. Oya n'ibindi birebana n'ibindi by'akazi bisanzwe, ahantu bihuriye n'ibyo kujyana ikipe ya Rayon Sport muri Libya, kandi umva none ikubweho nimugoroba. Okay, ni ya gahunda. Hanyuma apari y'ibyo ngibyo niba wenda hari akandi gakeregeshwa kanyuma wasorezaho cyangwa tuguhe umwanya. Oya mwambohora ahubwo wenda mukaganira kuri izo headlines cyane cyane zibanzwe muri iki kiganiro, cyane ko no kuri YouTube y'ikipe ya Rayon Sport wenda mwafasha n'abantu mukabumbisha agace gato kuko byari biriho kubumbisha abanje perezida yagaruka cyane cyane kurebana n'urugendo. Asante sana Nibizi, urakoze cyane kandi turagushimiye kubwo ko hatubera. Ubwo ni ibyo ngibyo mutara muhara nawe afite izindi gahunda nyinshi. No muba hari umutaramo nagerageje gukurikiraho gatoya, ari ninoza ni Americo by the way tumushimire
ko yari ahatubereye nawe namurebaga rwose byari biri live kuri Rayon Sport TV ubwo ntarebye umwanya muri narindi mu modoka nsa nkaho ndi bize ukuntu ariko hari umutaramu nyine kuri icyo ngicyo yaravuze meke cy'umufatanyabikorwa wabo biragaragara ko ewana Rayon Sport abafatanyabikorwa bawe barasa naho babanye neza numva niba kurekura miliyoni 70 nuvuga ngo miliyoni 70% y'ibizagira gute izakoreshwa byose cyangwa se iby'uru rugendo ruzatwara ni byinshi biba bihari hari amafaranga abafana b'ikipe ya Rayon Sport bishatsemo nk'ibisanzwe ko ari ikipe y'abafana n'ikindi ariko nk'umunyamakuru yamaje ati mubanye gute n'abafatanyabikorwa banyu nabo batera inkunga muri rusange baravuga bati rwose tubanye neza amasezerano tuba twaragiranye urumva ibintu bimeze neza aho nari mvugiye rero ibyo ngicyo nuko nyine uhita wumva uburyo nk'umufatanyabikorwa ushobora gufata 70% k'ikipe yose avuga ati ansharije kabisa ekipe twebwe niyo byagenda gute tuzagatanga tuyerekeze mpaka kugera muri Libya ndetse no kugaruka 70% ni kenshi ubwo se 30% numva bareba byabananira byararangiye already amafaranga yo bamaze kugira gute kuya contributing cyane bamaze kuya contributing hanyuma hangaha karuha tuganire ku kintu kimwe sindi bugaruke kuri game iyo muri Arnight Cup ku munsi w'ejo finale ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu ku munsi w'ejo twayiganiriyeho ahubwo uri umuntu ukurikira ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko uri umuntu wakurikiye igihe kitari gito witwa Zerfani n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ku mukino wa mbere wabaraga yatsinze Super Coupe ibitego 3 ku busa ikipe ya APR Football Club benshi bati nguyu umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yari itegereje akinnye game ebyiri za championnat Coradron yaba ku ekipe ya Gorilla Football Club yaba ku ekipe ya Magaju Karuha Zerfani n'umutozo umaze kubona donc mikinire ye n'umutozo ubona kuri Al-Hilal Benghazi ekipe imeze neza cyane yari rwose kuri stade ijyamo ibihumbi hafi 10 birenga abantu 500 ku itariki 15 afite umukino ubanza muri Libya yagiye ku itariki 12 ni misi itagize kuri 3 yo kwitegurira mu gihugu cya Libya igihugu kitoroshe kubigendanye na klima igihugu tuzi cyabaye mu gutari mwiza mu myaka yashize kuko nagiye kinini gishise cyane urabyuka ibyingoma ya Muhammad Gaddafi general kabisa umwe mu bantu bari abavugira Afrika muri rusange ariko igihugu cye bikaza kurangira ari cyo birangiye bisa nkaho bidurubanganye kubw'impamvu za politique turibuze kwinjiramo ekipe ya Rayon Sport iyi misi 3 n'amasaha bageze hafi kuri 70 n'abagize mu gihugu cya Libya imbere ya Al-Hilal Benghazi ku mutoza bita Zerfan ukina uko twabibonye ndagira ngo iyi Rayon Sport tuyiganiremo mu buryo buteye gutya kwanza ikipe bita Al-Hilal Benghazi sinze barebye imipira itera ariko niba utarareba wenda nk'umukino wayo ni ikipe ikina umukino je iri director kifitemo n'ukuntu yihuta donc ni ikipe ikina passe nyinshi ariko ziguruka nuko ngishobora gutera nka passe nka 20 ariko igahita icunga nk'umukino umwe wagiye bakamurasiriza baro iri mu izamu nuko ngo ni equipe ibanze gakina gakino kegeranye ariko igahita itera je yihuta direct ariko mu buryo buri class kabisa bameze neza cyane kuko icunze nabi ikurya ibitego bine urugero ni Kakamega Homeboys bayitsinze bine ku busa baguruka bateye cyane babarasa n'ibibazo sasa imikino iri muntu bita Zerfani Karuha nawe wiboneye kongera ku masaha z'abatarenze 72 ikipe igeze mu gihugu cya Libya igihugu uzi mu mupira w'amaguru igihugu uzi mu bijyanye na politique kimeze kuriya iyi Rayon Sport gerageza gusesengura umuntu kuri iki Sport Vara kakanya ugerageze kumwereka inzira ishoboka y'ukuntu Rayon Sport ribuze kugera mu matsinda karenga ahantu n'uyu mutoza bareye batangiye kwifata ku muntu ariko se kuki nyine bacika intege hakiri kare so urakoze cyane ekipe ya Rayon Sport nibyo 12 nibwo bizaba ari kwa kabiri cyane kwa mbere bizaba ari kwa kangahe 12 kwa kabiri uyu munsi turi tariki katurebe turi tariki zirindwi ubwo maybe 12 kwa kabiri nibyo kwa kabiri nibwo Rayon Sport igomba guhaguruka kwa kabiri izakina match kwa gatanu izakina kuri 15 ku isaha 3 zina mu Rwanda yego so reka tubitangire muri ubu buryo imbogamizi yari hari ngene ku munsi w'ejo mara kubona cyangwa se n'iminsi ishize maze kumenya ko umuntu bita Haruna Musa Majaliwa ndetse na Manu mvuye kure ba ekipe ya
ya Rayon Sport bazajya ikipe y'igihugu y'abarundi nyine yabahamagaye ikavuga iti bagomba kuza gukina ni umukino bazakina na Cameroon bazahura abarundi yego nagize bikikango navugane iyi Rayon Sport se izahaguruka ku itariki 12 aba basore bo bafite umukino ku itariki 10 nuvuga ngo bo bazawukina umukino wabo bazawukina ngira kuri 13 niba nibuka neza kuko bazaza nuvuga ngo bazaza habura hazaba habura iminsi 2 kugira ngo game y'ikipe ya Rayon Sport na Al Hilal Bengazi ibyo wenda turabyumva amasaha abarimo amasaha nyine abarimo nta kibazo 48 kugira ngo umukinnyi aba yemereye kugira gute kongera gukina indi game shafi iminsi 2 ndumva amasaha 48 yo arimo ibingi ni sawa ho kuvana yemewe rwose avuze ko aba bakinnyi bazaba hari bo bazahita berekeza muri Libya nta kongera kugarukana na equipe bagasanga Rayon Sport ni sawa wenda ngana nifite impungenge baba batibitse mvuga nti aba basore ikipe Rayon Sport yaramuka ikirinye itabafite kuko nk'uko bita Haruna Musa Majaliwa we kumusimbura niwe ntekereza ko bisa naho byagorana ariko Manuel habara ibindi bisubizo bashobora ko bakina bafite Kalisa Rashidi bafite Eric Ngenayimana ushobora gukina hagati mu kibuga bafite wenda abakinnyi benshi nabandekuye abari aho ngaho bamwe mu bakinnyi bashobora kugira gute kuba basimbura uyu musore tuvuye kuri ibyo ngibyo equipe ya Rayon Sport ku mutoza Zerefani ngira ngo ni wahereye na equipe hagurukanye muri rusange y'abakinnyi bagiye kwerekeza muri Al Hilal ni equipe asanganywe ni equipe yatangiye season ni equipe yatwaranye nayo ibikombe amaze gutwara muri equipe ya Rayon Sport yaba irushanwa nuvango rya igikombe cya Super Coupe urumva yatwaye yaba mu gutangira championnat tsindi ikipe ya Gasogi no kugenda yagira gute yigaragaza muri equipe ya Rayon Sport mu buryo butandukanye waruvuze ati abafana b'ikipe ya Rayon Sport batangiye kumushidikanyaho uyu ni umutoza ngiye nakubwira bimwe muri bike maze kubona ni umutoza do character cyangwa se man of character nuvuga ngo umutoza first impression ugira ku mutoza ni muvoma kora ari kuri touchline urumva nuko aba yitwara kuri touchline uburyo apanga equipe ye urumva mu buryo bw'impinduka ariko ukabibona urumva ubwo ndagenda ariza dafite muri zo zose nima kuvuga ariko ndabona bavuga batoza wenda bafite character ikindi kiyongeraho ni jeye noneho uburyo bw'imikinire y'umutoza Zerafani wenda uburyo bwo kwinjira mu kibuga ngo mvuge ngakina gutya nge ntago ndi buze kubyinjiramo cyane ariko Zerafani ungewe character imaze kubona ari no mpamvu nabwiye ngo ni umutoza man of character cyangwa se umutoza ushobora kuba ufite navango iminyumvire imigenzereze muri rusange no umwe mu batoza bagira igitsure kandi kuri regular rendezvous cyangwa ku match akomeye umutoza wigaragaza urumva nuvango umutoza ushobora kwizera ko ari icyo ashobora gukora ku regular rendezvous cyangwa se kuri match zikomeye cyangwa se kuri event ikomeye kandi uvuga uti ndamusaba ibi ngibi arabo twigaragariza champion itangira y'agapinga ni baravuga bati Gasogi Kenisi yavuze aramukubita bibiri kuri kimwe match irarangira amutsindira Nyamirambo byinshi byari byavuzwe agufatiye ikipe ya PRFC sofa abo ngubu karentera tugeze equipe ya Rayon Sport n'abafana batangiye gushidikanya kuri uyu mugabo Zerafani bavuga bati se bimeze bite ko tureba atangiye gutsindwa no dukipe tworoshye nabyo naza kubigarukaho bimwe mu byo navuze b'abatoza bafite character hari igihe umutoza babasha izo match zikomeye ariko dukipe duto tukaza tukamutsinda tuba dufite ingero nyinshi z'abatoza dushobora kuvuga tuti twari tubizi ko nka Atletico Madrid urugero yihuye na Real iba yakaniye Simeone gupfa kumutsinda wenda Simeone ni umuhanga ntago turi buze kugira gute ariko Simeone nawe ntabirenze ntabigaragara bikaze cyane uvuga ngo ni kuri iyo match tumuza razagakanira kuri match zikomeye ariko we ntutangazwe no kuba yaza agatsindwa na Getafe cyangwa agatsindwa na Zaelche agatsindwa n'udukipe nyine gutyo tworoshye numva niba abatoza ukanira kuri match niba ari finale akamenya uburyo ayikina
iyo ni karagiteri twabonye. Ufata ikipe ya APR ukayitsinda ibitego 3 ku busa kuri finale, aguze gutsindwa ibitego 3 kuri finale. na APR yari ikibonobono Oya ibyo byo kuvanga APR yari ikibonobono, reka kuguca mu ijambo banza urangiza uraza kubigarukaho. Ibyo wenda reality mu kibuga ngiye siyo nitayeho, sibyo? N'ubu ngubu ngiye ndabona kugaragariza ko ari umutoza ushobora nyine match zikomeye. Naha ngaha kuri Al Hilal Benghazi tutitaye kuri ibyo byose ushobora kujya kubona ukabona agize gutya arayibirinduye cyane cyane nyine ko dugendeye kuri izo ngero za match n'ubwo biri hano biri lokali, navuga ngo ntago turamubona hanze urumva, ariko ni umutoza w'ijambo kuri match zikomeye. Oya umva ngaruke ku kindi, nawe ahantu hamwe twamubonye nuko ashobora kwivangira. Ntago ngiye mvuze ngo ni umutoza ngo w'umuhanga gukaze cyane ngo ushobora gufata ikipe ya Rayon Sports akayijyana ikagera mu matsinda ya CAF Confederations Cup cyangwa se igatwara igikombe cya shampiyona. Nawe twaramubonye ko ari aho yivangira kuri match cyane cyane nk'izi abantu bamaze kwizera amanota 3 bavuga bati araza kugira gute kuyabona bikarangira atayabonye. Ngewe isura imwe namufatamo nuko ashobora gutungura kuri match yose ikomeye, ariko bitasobanuye ko ari umutoza nyine wagutwara akaba yakugeza muri kimwe cya kane cyangwa se akaba yaha Rayon Sports igikombe cya shampiyona, cyane cyane ko ubwo nabyo bizasaba ko twigaragariza nk'umutoza ukomeye. Utu dukipe tworoshye tureke navuga ngo aya ma equipe ari hasi asa nka areke nyine kugenda muzeyuka. Ubwo nawe ni igisubizo azashaka akakiduhereza, kuko twamaze kubona ko rwose agakipe karaza kakamutambaza akaba kamutsinda, ariko kuri za match yatezwe njye mbona agira ijambo rikomeye. Wabita Zerfani Karuhanga urakoze kumusobanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko je uko mbibona abantu rebaze kunyumva nabi, donc nuko nyine mbibona nka Shafi nta kibazo. Uwitwa Zerfani mbere na mbere abafana b'ikipe ya Rayon Sports mwirebera umutoza mu ishusho yo guhura n'ikipe ya APR Football Club. Hari ikintu abafana b'ikipe ya Rayon Sports bagira ntakunda nanga ntazigera nakunda yewe nanga nurunuka kuvuga ngo umutoza w'ikipe ya Rayon Sports muzima cyangwa se umukinnyi wa Rayon Sports muzima uramurebera ku ikipe yitwa APR Football Club. Ibyo bintu na mafuti murenga urwo rwego, ntago ikipe imwe ariyo mureberaho umuntu muzima, ntago ikipe imwe ariyo mureberaho karite y'umuntu runaka mu ikipe ya Rayon Sports. Ibi bisobanuye iki? Uwitwa Zerfani nibyo ndabyemera yakinnye n'umutoza bita Thierry Froger ku mukino w'ikipe ya APR Football Club. Froger ni umukinnyi wakinnye icyo gihe match twari sesenguye Karanga twanabigarutse hano yagiye atandukanye. Akina n'umukinnyi ufite ikipe ifite ibibazo ku buryo buri muntu wese warebeshaga amaso yabonaga ko ikipe yitwa APR Football Club gutsinda ikipe yitwa Rayon Sports biri buze kugorana. Icyo gihe biba umuntu bita Zerfani ariyo game ya mbere ibara akinnye mu ikipe ya Rayon Sports, byari bigoye gusoma ibintu akina. Uwitwa Froger nibyo baramutsinze ndabyemera 3-0, nubwo mbihakana rwose bamukubise ikitarya. APR FC barayigaragura, Super Coupe Rayon Sports irayitwara. Ariko dore ikibazo gikomeye cyane cy'umutoza bita Zerfani, aka kanya Karuhanga kigoye gishobora gutuma ikipe yitwa Al Hilal Benghazi iri buze kumunywera muri Libya yaza n'Inyamirambo naho ikamunywa, nta nubwo ashobora kuyibona hatatu, biragoye agikina ibi bintu. Dore ikintu gihari, uwitwa Zerfani afite ikibazo gikomeye cyane, kubona 11 be babanzamo bahuraho biragoye. Icyo cyo turacyemeranya cyangwa oya ndacyemeranya nawe rwose kwivangira. Uwitwa umuzamu afite umuzamu wa mbere muri saison y'Ubugande bita Simon Tamari, aka kanya yimye umwanya wo kuza no makino 18 basi ngo abe kuri bench. Newa Musevinzi yamugejeje kuri R Night Cup akuramo penalty. Uramushaka se buretse gake Simon Tamari nje kuri game imwe yanyeretse sinamwemeye, ariko gendisha afise ndi umutoza w'abazamu sibyo. Ikipe Rayon Sports yafashe icyemezo aravuga ngo tugerageze ture kuno Simon Tamari twamure kura yisubirira muri Uganda. Umuzamu w'abazamu abwira umutoza ati mube muretse hari ikintu mbona muri uyu muzamu w'Umugande. Icyo kintu match zigiye kuba hafi 6 sinzi niba tarakimubonamo ngo yamukina no 18 na match nimwe aratekereza kumushyiramo ibara uretse nk'irushanwa rya R Night, kuko uwitwa Adolphe adahari mu ikipe y'igihugu. Gusa uwo Simon Tamari tuvuga ni wa Musevinze yakuyemo penalty yamugejeje ku mukino nyamagiye gukina Kiyovu Sport. Icyo nicyo kitakikwereka ko bita Zerfani kubona 11 bigoye biragoye. Ari gufata umukinnyi ikipe ya Rayon Sports ishyira mu kibuga ari umuzamu, attention barayo bagira indi defo ya kabiri nanga. Uraza ukabafasha
uri umuswa ibintu bikasakisesinga kara urabyemera ko hari ukuntu ushobora kuba wowe sibyo utazi imodoka ku buryo buhambaye ukayinyuza mu bunyerere budasanzwe ikagerayo ikava mu ishayo ngo Ive Gahimu yizi akaza agacamo rimwe igahita yibirandura ibyo bibaho bibo cyane aha nibyo rero ku muntu bita Bonheur biri kubaho ni umuswa w'isurubu usanzwe umuzamu n'ukuri kw'Imana mu ijuru Bonheur iryo jambo riba rikomeye gute singe ntabwo ingero nyinshi zituma mwita isurubu umukini ntabwo w'umuswa nyamune n'umuswa Bonheur se gute ataba umuswa wenda ushobora kuvuga ati ntabwo ari ku rwego wibigenekereza oya none se subira mu mashusho wowe ntabwo ingero mvana nameranya nawe ntabwo umuzamu yaba ari umuswa ngo abe kiri mu ikipe nka Rayon Sport none se atayibamo nicyo kibazo oya hari naho yagiye ayifasha wenda bavuga ati ntago ari ku rwego rwenda rw'ikipe gutwara ikipe ya Rayon Sport nta rwego ariho rwa Rayon cyangwa se ya nuza ariko hari aho yajya agakina wenda kuba atari ku rwego rwa Rayon bisobanuye iki kuri Rayon ni umuswa kuri Rayon so urwego rwa Rayon Karuhanga Bonheur bisobanuye iki nose tumwita umuhanga ijambo buretse gato nawe urabyivugira urwego rwa Rayon tumwita umuhanga kuri Rayon oya ntago tuvuga reka nkwereka buretse gato nguhe ingero enye umukinnyi ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga bigiye gutuma nshaka amashusho afana ikipe ya Rayon Sport bigiye gutuma nshaka amashusho nta kibazo bigiye gutuma nshaka amashusho hano ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ageremo ntabwo ari impanuka ntabwo ari ibitangaza byabaye ibyo bintu byo kwizera mu bitangaza byanyu ntabwo ari byo nemera umuntu arakora muvoma urabona ko ari izabazamu yambaye jezi ari mu izamu nta muvoma baretse gato oya arakora amasevu mbabarira w'inyobya arakora amasevu akwereka ko ashobora kuba muza wenda bavuga ati ntago ari kuri level yo kuba yatwara ikipe ya Rayon Sport wenda bamushakira undi muzamu baretse gato oya rega ikipe iki gitego kirebe ikipe ya Kigali yamutsinze muri Night Cup ari ejo bundi uwo bitaze Bobo wanyu nunyobye mabega babarira uyu mutoza uyu mukinnyi bita Bonheur ntago ari umuzamu ku rwego rwa none se reka ntago ari twese twamwemera ushobora kumwemera we ntumwemere ariko Bonheur njye uzi ko iyo ari mu izamu rya Rayon abarayo bose 70% bafite ubwoba ntago nemera ko ari we bisubizo by'ikipe ya Rayon Sport no bisubiremo urumva hari ibitego ajya atanga hari iki ariko urumva ntago njye nafata umuzamu ngo vuge ngo ni umusiko ngo burundu ikipe iragira umuzamu wa mbere ikagira wa kabiri wari ikipe ya Rayon Sport abantu bashobora kuvuga ati yari ikwiye gushaka undi muzamu uri kurwa kuko ari n'uwo Tamara ari Tamara ntago tumwemera ko yatwara Rayon Sport noneho shampiyona ikarangira hari ashobora kugufasha nkuko bamusimbuye ejo bundi Bonheur yanze kuvamo ngo ajye gufata za penalty Bonheur nabwo akanga kuvamo n'iki no gusuzugura na discipline ye ibite n'inkeke ariko n'uwo Tamara tuvuga mbabarira reba hano Karuhanga mbabarira njyewe hano uzurebe hano igitego batsinze uwo muzamu mbwira ko ari umuhanga buretse gake ntago kirajyamo igitego buri tuzukirebe hano n'izina ry'Imana igitego nawe undi muzamu bagitsinda mu Rwanda uretse Bonheur waba kwambitsaga ntabwo igitego bibaga reba hano iki gitego ntabwo bashobora kugita mbabarira nyizo mabega oya yewe oya none se Karo subira reba amashusho tujye tuvugisha ukuri iki gitego icya Kimenyi inyagatare waje uretse gake kuri Kimenyi nta mutoza nta muzamu bagitsinda nawe niyo wajyamo wajye Kimenyi we n'ikisi reba hariya mbabara ishoti baritere muri metero 800 z'ikibuga reba baba Bonheur we baba we mbega umuzamu uyu muzamu mu ikipe ya Rayon Sport yo mubonyemo nubwo na fanare cyangwa unayikunda n'amarira yenda kugwa uyu si umuzamu w'abareyo mugiye kujyana uzabageza mu matsinda mbabyiringiye hakirika narijyamo ni bitatu Al Bengazi rubarasa wenda aho twajya Karuha ntago bishoboka ahantu twajya nkavuga ni Bonheur ntago bizamukunde iki gitego warakibonye ariko rega ibyo bintu biterwa n'ibintu byinshi nta kintu kibitera n'ubuswa byemera ariko none se igitego bakigucindira muri metero 800 muri angare fere mukananirwa gufunga poto reba hano iyo baro ntago yidunze reba hano yidunde ikisi yidunde kuri poto mabega poto barika mujyana bivuye muri angare fere uyu nta muzamu muri mbabarira na Degeya ibyo bitego byamutsinda ari kuno Degeya bamuteraga ishoti yabona atajyayo agahagarara nta muzamu nibure ntanagende Karo kuva natangira kuri umupira w'amaguru kuva natangira kuri umupira w'amaguru wirengagije uretse kuva natangira kuri umupira w'amaguru no muri primaire twize no mu mirenge twakinyemo ba Buba oya aho ryamwitaga ntago mwemera uramwemera nk'umuzamu watwara Rayon mpaka rani imikino 30 amakipe 16 akina shampiyona ngo agere kuri nuzanyuma yaba yarakoze amakosa menshi yewe yaranayitanze icyo nicyo cyereka ko ari umuswa mva nyine mubwire byemere n'umuswa ariko mva nkubwire
hari ibyo yakoze hari n'ibyo ashobora gukora wenda nuvuga ngo hari ibyo yakoze hari ibyo ashobora kugira gute hari ibyo ashobora gukora wenda azagenda bikorera muri Sasquatch uyu ntago ari umuzamu kandi muri ibyo bintu biterwa n'ibintu byinshi abareyo nuko kuntu aba yabanje gukorogana n'abayobozi n'iki na discipline buriya n'ukuntu bimanura nuvuga ngo urwego rwawe discipline ikomeza kuba nkeya none se ubu twese ntabwo afite na discipline nkeya urabyemera reka maze ubwire twese ntabwo twemeye abakinnyi b'abahanga babayeho nka ba Balotelli n'abandi Balotelli wari uzi ko yagera kuri level iyo kunanirwa no kuguma mu ikipe ya Benevento ari mu cyiciro cya kabiri bakavuga bati twamuzaniye iki ikibazo si discipline ya Bonner rega Bonner mwibigoragoza ngo muvuga ko ikibazo ari discipline ye umuzamu n'umuhanga wawe ndebera hano ibintu abasevinga by'amafuti baramutera baro muri metero 15 akayisevinga igona muri box ntago watsinda arahiri Bengazi ufite umuzamu nk'uyukaro iriya baro yari kwitereka muri kona yayifata iyi baro ako saburatse gature biri nk'ishoti baba mutema akina ibintu n'umwana wo muri primaire umuzamu yafata akamurusha Bonner bayobya gute reba hano iyi baro ntago yifata kwikomeza uri umuzamu ndebera ibintu abasevinga wagira ngo ni nk'umukobwa uri mu izamu mabego twite va kuri Bonner uyu ntago yafatira ikipe arengurenge arahiri Bengazi igere mu matsinda ifite Bonner mu izamu bibabwiye kare abareyo ni mudakinisha Dorfe mwihanagure n'ibitatu murabirya muri Libya nibishoboka nta muzamu ufite nta muzamu rayifite yibayobya hakintu cyaba cyabaye turacyari kuri Zerifani ibyo by'umuzamu we rwose nawe afite ntazi no kuri umuzamu kuye kujyamo byaramunaniye Zerifani ni umutoza ufite system imwe gusa Ojera n'umufata ikipe twa Rayon Sport irarangiye ni umutoza utagira indi system yo kwiyadapta urabyemera ndabyumva byo imikinire y'abakinyi 11 bashobora babanza mu kibuga byo byaranze pe ikosa adashobora kongera gukora wenda Ojera uko yamukinisha uko ariko kose kuko Ojera n'umundi yari mu kibuga ni umukozi ya raporiva rubona akina ibintu akina ahantu hose akina imyanya yose yamunyujije ibimoso ujya kubona ukabona hari hagati mu kibuga karabaretse gato singuciye mu ijambo n'izina ry'Imana mu ijuru ndebera nk'iki gitego no cya kabiri ndebera uyu ni umuzamu wajyana n'amarushanwa nyafurika ukambwira ngo watsikara Hilal Bengazi nibishoboka umuzamu reba igitego hano yarari mu izamu Mariya yarari rimo man muri metero nka 800 bari uyireba nushobora no kunyaga baba mbego igitego ninde wagitsinze ni cyo kiri cya rote cya mbere iki ni cya kabiri icya mbere cyo ni kibaho nubwo twakibonera ubusobanuro ibitego biri bijya gusabye muri angere filime z'amafuti unanirwa gufunga foto arimo oya ntago namubonye ngwiki nose uramubona singuye mu izamu hano barora bahani vuye muri metero nka 50 man uyu ntago ari umuzamu afatira rero mumbabarire abareyo simbivuze nabi ni mumfate nabi ni barafasha mu gatsinda aperi mwibonere muri cadre y'ishusho imwe y'ikipe imwe gusa uwitwa Bonner shwi so umuzamu ikipe ya Rayon mujye mugira n'ahantu mugeza abareyo mwageze mu matsinda turabemera atansi utazi kugeranya Bonner n'umuntu bitabashunga Bonner mureke uwitwa Zerifani ikindi kibazo afite cya mbere nakikubwiye kuko natamari wawe simwemera dore ikintu gikomeye ariko Dorfe ni muzima wamukinisha dore ikibazo umuntu bita nuza afite Dorfe se kuri match zikomeye ko ntaye wapi ariko si kuki ibyo bintu uri kubibara uko aracyari muto aracyari muto se bihuriye n'izamu experience wowe urumva hanyuma dore ikintu rya rero Karuhanga Zerifani niba wafashe umuntu bita Joachim Ojera match wayirangije n'abatoza bose uzumve muri interview nyuma ya match barakubwira ngo Rayon Sport twari tubizi ibintu ikina ni umupira hagati bakaransa kwa Joachim Ojera nitumufata match ya Rayon Sport twari tuyirangije ibyo bintu umwarabu numwe abantu bazi gusoma game ubu match za Rayon zose nk'eshanu zeruka yarazirebye azaho bipira Zerifani arakina indi system yihe irenze y'abandi batozo mu Rwanda babona boya ikintu kiri bube kuri Zerifani no gukina byo kuko kurusha Hilal Bengazi byo ntibishoboka abonye rwose ifite ngo n'abawinga macacari yewe barusha nabo bawe ngo ba Ojera arimo nk'uyu musore bita Efani Eze Eze noneho ni shetwani ni nkuba nk'uzi ibintu byabaye Yusef Rap ibindi byo kumwa ngo ba Yusef ngo biki yakwica n'ibibazo yakwica abavunderezamo n'ibibazo kuri Rayon Sport rero kakubwira ikintu cyo gukora muri rusange icyiza nta bintu byinshi ndibugemo
n'undi ni cya kintu navuze cyo gukina rezilita cy'uyu mutoza no kugwenda ntabwo wakina rezilita ku mwarabu karuba biragoye oya none se wamuwaza ukamurusha se umwarabu wamurusha umwarabu ugomba kuba ufite umutwe wafungutse ku buryo usoma umukino bitari kurogera gusa usoma umukino ntabwo bikora noneho Serifane dore ndi defo afite defo dore karo dore ndi defo afite koresha ako kantu kuko dore defo afite nayibonye akina n'ikipe ya Gorira ushaka gutekereza ko abatoza bose ari amasurubu nk'umuntu bita Thierry Froger ugashaka gushuka ko ukuyemo abantu bari kugukinira ibintu byo kudefanda cyangwa byo kugukinira inyuma ngo ikipe yirekuriza n'abataka kuri ma defenseur bayo twitsinda ibindi bitego biri bivuye kuri penalty uwo bita Gatera Musana Musomyanga gukuramo amakinnyi ikipe twa Gorira macigezayo nago ibintu wabibesha umwana baba gusoma n'umwana w'umugenzi wawe nago wabimubesha Serifane n'indi system agira uyu mutoza n'ubundi wabaje ikintu cyo gukina iyi match n'iki no kuntu izahava kuko arahavate nicyo kintu cyo nyine nyine oya kurusha hari Bengazi ibyo nyine nibishoboka reka ngiye ngubwire uko mbitekereza cyangwa se nuko numva ikipe Rayon Sports yagira gute tunasoza rwose ingingo kuko Serifane we mugezeho n'umutwe wani umva ko ugiye gukina iyi game hejuru ya condition y'umutoza yaguhaye cyangwa se game plan umutoza afite wongereho ubwawe nk'umukinnyi wabo uri Charles Bare ubanza usobanukirwe urumva usobanukirwa agaciro k'igitego uri mu Barabu urimo gukina n'ikipe ya Hilal Bengazi utekereze iyo pride iryo shema cyangwa se icyo gitinyiro kamera zose zamanutse bavuga bati turashaka kureba uyu mukinnyi uri Yusuf utekereze ndajya gucenga utuntu tw'amafuti futi twamvanage uri Ojera bavuga ati ndi umugande ndashaka ibintu bikomeye cyane kuba exposed kuko iri rushanwa equipe Rayon Sports ngira ngo ubushize igera mu kigo cya kane abakinnyi benshi babigiriyemo amahirwe yari babonye ama equipe bagira gute wowe ubanza utekereze ubusobanuro bw'igitego ushobora gutsinda ikipe ya Hilal Bengazi urumva icyo nicyo kintu cya mbere n'ubwo wenda twavuga ko muri Libya bigoye ariko nyine wowe nk'umukinnyi utekereze mbe n'ugukina kuvute gukina kugeza ku mwuka wa nyuma ku kipe yari kuyirusha biragoye yewe no ko yakwinjiza igitego ni ibintu byoroshye kucyubaka kacye gutsinda ikoresha abakinnyi bayo babahanga tubonye n'ibyo ikina nuko Rayon Sports tumaze iminsi tuyibona ku match kuri Serifane arasabwa iki kwirinda guhuzagurika muri 11 fata uranzanira umuntu bita Arsene Tuyisenge uzumubanze kuri 3 Arsene Tuyisenge ubu muri mise ubundi ubusanzwe bakina n'ubundi agira gute azamuka imbere urumva uraze muzanye kuri 3 nta centre ari bugukatire urumva si umukozi cyane ngo tuvangaraza kwambura imipira nk'uko uwo bitaga nijoro yari umukozi wenda ibyo ngibyo ashobora kunazayipanga ariko kwivangira muri 11 babanzamo panga ikipe 11 bufite abasimbura bari hariya pana kujya kugira gute guhengeka nayo ikindi ku bakinnyi bo no gukina nawe usobanukirwa nava ngo iyo pride uramutse utsinze ikipe ya Hilal ukerekeza mu matsinda ukazazana Kigali uziko nibura ufite nk'imamba y'igitego naho ubundi bitari ibijyo Hilal nuvuga ngo Rayon Sports igende nibura ishaka igitego ko Hilal gutsinda byinshi yo irabishoboye ari Hilal ishobora Bengazi ishobora kuzatsinda yo byinshi Rayon Sports rero nukugenda nayo ivuga iti tugishake tukibone kandi ibyo bizaturuka ku bakinnyi ni game n'ubundi zikinwa nago nava ngo zikinwa nuko ikipe wayirushijeje gukina ibiki hakinwa rezilita njyewe Karuhanga Rayon Sports igiteretsemo ntekereza ko reka tugiyemeka ikakibanzamo biragoye zagikuraho ikibanjemo byashoboka ifite amakarite menshi man Ruvumba bashobora kubona umupira w'umuterekano Ruvumba utereka bakufurariya Yusuf abamukorera amakosa Ruvumba utereka kufuranagamo bari umutwe kikaba kirabonetse equipe ya Rayon Sports kubona nk'igice cya mbere kirarangiye igice cya kabiri kikaza equipe ya Hilal ikataka mukora twanye mukabona Ojera aguye nko muri penalty ave byahara urumva
izi ni game zikinwa mani n'abakinnyi bakuru no gutekereza kandi abakuru rero barimo bahese dore ikintu gihari Majari warimo arashobora ubundi ruvumure bakarama situation Al Hilal Benghazi igomba kugutera umupira ufite boneri mwiza munita turabirijyayo muri Libya dore ikintu gihari ku ikipe ya Rayon Sport dore ikintu gihari njyewe ingingo nyine isigaye Rayon Sport kubera umutoza Zerfani n'ibintu kina by'amafuti n'uburyo atazi gupanga 11 no kubereba n'umuzamu muzima ikintu gihari nijeje abarayo ni kimwe mu mwabantu mwe mwamfura mwe z'abarayo bafana ba Rayon Sport iyi kipe yanyimeze nk'ifite imigisha y'ibintu by'abapadiri bagiye bayiteraho by'amazi ko akunda abapadiri baminjira abantu amazi y'imigisha ku ikipe ikiremwa muri za 68 sinzi ibintu bayiteye by'imigisha ijyana abakintu 15 gakomeza ikagera mu matsinda ibyo bintu cyerekana bari byo bibarengera n'iyishuro naho ibijyanye n'ubushobozi n'imikinire y'umutoza nta kintu mwagera imbere y'ikipe yitwa Al Hilal Benghazi mufite umutoza bita Zerfani nawe naramurungurutse namonye dodo mu menyo mbakarabiye imbere ni ya mahirwe y'abareyo ya kimwe ku busa kudefanda bigakunda mugakomeza kubera imigisha y'abapadiri mwateweho y'amazi ikipe gishingwa kipe bavuga ngo ni y'Imana yitwa Rayon Sport naho ubundi shwi ikipe bitareyo nta kintu ifite kugira ngo byemere urabona ku munsi w'ejo imbere y'ikipe bita Kiyovu Sport nta kintu Zerfani ashobora gukina none imbere y'ikipe ya Kiyovu nayo itari ku rwego ku munsi wa none ejo zabireba Karuhanga ingingo ya Kiyovu reka tunayireke wenda tuzayikomozaho wenda iminota mike dusigaranye twigire ku mugane w'Uburayi bya Rayon Sport nibyo ngibyo wenda ibindi tuzagenda tubwira ko no ku munsi w'ejo